ngiye kwakira umujama w'umukomedisha yanteye stress byatari ngashaka guperforminga yitwa no stress yazinkizeho. Ladies and gentlemen, put your hands together for No Stress, the comedian. Bwira mugenzi wawe ngo no stress. Bwira mugenzi wawe ngo no stress. Mumeze neza se? Ubundi cyambere na amakuru. Icyambere ni iki? Sinzi nimba ejo bundi nasomye inkuru ku Gihe kuva muri 2006 kugeza 2010. U Rwanda nibwo rwejeje amasaka menshi kuva rwavuka. Iyo nkuru mwarayisomye? Babuze ahantu basapurayinga ayo masaka kugeza ahantu n'amakampani icyo gihe yamamazaga yari makeya. Icyo gihe kampani yari ikaze byatari ni Sharpe ya indi y'igiteleviziyo cy'ikiromba. Ni ya indi yanga yakundaga kwitirira Amaji de Black, gusa ahantu bitandukane na Amaji de Black, Amaji wafite iromba ry'imbere, ya Sharpe ikagira iromba ry'inyuma. babuze ahantu bamamariza, none government y'u Rwanda yesi igirana amasezerano y'imikoranire na Sharpe kugira ngo abanyarwanda bayoboke iki amasaka. Byagenze bite? Hari ukuntu yanga yabaga ari gusobanura ukabona neza kabutura filime igeze nka finale, cyangwa se Rambo bisheke, cyangwa se ba Chick Norris, cyangwa se Shumureta agiye nko gukuramo umuntu umutima, mana ugahita ubona nk'amasaka mwana. Buriya kasete yabaga ari nzima na televiziyo ari nzima, ahubwo babaga bageze mu kanya ko kwamamaza. Niyo mpamvu icyo gihe habaga abantu benshi banywa imisururu, n'icyo gihe natwe twari turi abana tukanywa igikoma cy'amasaka. Mumeze neza? Ko mutabinyereka munkomera amashyi by the way. Before COVID nanjye nari ndi umushoramari mu bandi, nimundebe gutya nanutse, kuko icyo gihe nakoraga ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Icyo gihe nakoreraga hano hirya i Burundi. Urumva nago nari noroshe by the way, kampani yanjye nari narayandikishije muri RDB, barampaye n'ibikoresho, kandi nari mfite urubyiruko hafi 20 ndeberera. Ibi bintu nago ari joke. Abatabizi nari ngeze ku rwego rukaze rwo gutumiza byibura inshuro imwe mu kwezi i Burundi, nkatumiza Daihatsu yuzuye amapera. Abashoramari mudukomera amashyi by the way. Mu bashoramari hano nkunda mu Rwanda abamo Sina Gerard, niwe ugira product zose zijya gusa: agashya, akabanga, akeza, akawe. Gusa ndashaka kuzamugira inama ya product nshyashya agomba kuzakora niduhura. Urumva utuntu twiye twose dutangizwa na aka. Mfite gahunda rwose yo kuzamugira inama akazana product nshyashya yitwa akanyamerika, kuko maze kubona yuko 98% y'urubyiruko rukunda akanyamerika. Ariko nubwo bagakunda nta n'umuntu n'umwe uzi ukuntu gasa. Gusa mfite gahunda yo kuzabimusaba kugira ngo azashyire hanze akanyamerika. Ariko nanjye mba mfite amatsiko nimba kazaza ari nk'agasabone n'utuzi, nimba kazaza wababonye uri guseka iki sha? Gusa nta nubwo nshaka kugira ngo azakore copyright y'indirimbo yakinyuma. Urumva afite ibyokezo, asigaye afite na kiliziya yamwitiriwe yitwa Saint Gerard. Nshaka kuzamugira inama na Rogize akazazita nk'akinyuma Rogi. Urumva wajyana nk'umwana wawe kurira gatunda mu kinyuma Rogi. Urumva mubanje kunywa nk'agashya kavanze n'akabanga, mwamufite n'amahirwe menshi yo kugira n'akanyabugabo. Nibyo nende kubabwira, i Burundi harampiriye byatari, ariko ubundi twambara inkweto kenshi ziva muri made in China, made in Thailand, ariko nayobewe ikintu cya made in Burundi. Ubanza ari nk'amamesa n'injanga z'indundi. Byaranangaje, nta kintu cy'i Burundi nge nari nabona cyanditseho made in Burundi. Yarananiye hatavuyemo n'umwe kabisa. Ko muri kubareberera namwe muririmbe.
Oya ubundi merci kubera ko isa ari pasiteri ari n'umwadeperi hari uburyo ajya yiririmba mu merci waje ukamfasha. Ntago uzi ibintu wikoreye. Oya ndagira ngo urumva ugatere kwa no wowe urumva tuze kumvikana turaza gutanga umwanya w'ibibazo kandi sha niyo mpamvu wambaye ingofero ushaka kuba ufite umutwe wanduye niyo mpamvu wanze kuwerekana wowe nakubonye wongeye kukuririmbira urumva nanjye ndahita mera nanjye nk'umuntu utunguye cyane kandi urire nurangiza ugende ndarira muri siransi Happy birthday tubirima muri system y'abadeperi Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you No stressinga nawe gendere Happy birthday nakongera kowe koterowe Nataho genda nakero nde Oya buretse mbanze nshima Imana ndashimira Imana buriya nubura ikintu ushimira Imana ndi kubitegereza hano mwese abantu b'abagabo iryo shimwe muraza kuryumva mu bintu maze kugeraho muri uyu mwaka bikaze byatari merci by the way mubanze mu mukomera amashyi merci kuko ari mu bakomediye mu Rwanda ba mbere bafite ubwanwa bubarika wewe ubare umedota irakoze ukanga bakiri ukanga yakoze oya banze nshima Imana urumva ndashaka nanjye gushima Imana hagati aho ndashimira Imana uyu munsi ko nujuje umwaka ariko by'umwihariko ndashimira Imana mu kintu nagezeho gikomeye muri uyu mwaka nuko basigaye banyongosha mu mutwe kandi koko barahogosha mukomere Imana amashyi nyuma yo kunyogosha mu mutwe bakanyogosha n'ubwanwa ubwo buhamya cyangwa se iryo shimwe ryanjye ryo kunyogosha ubwanwa ntago King James rwose yaryumva ijyana hari inyuma arakoze cyane yitwa no stress nkuko mubireba kandi koko nkuko abivuze ashobora ko akoresha uriya mutwe ari kuyogoshesha gusa Atome mukomera amashyi Atome fondateri wa comedy umugabo iyo tutamubona nari kuba ndi umuhanzi mfite indirimbo yitwa umuganda imaze imyaka 8 mwikaye njya gushaka aba director bakambwira ngo tuzayikorera mu muganda twajyayo ngo bafite amasuku bagiye gukora aho nta bya kamera biri buza aho ngaho bampa amashyi si ibyo se bampa amashyi ibi bintu nubwo kubisobanura mu muryango bitarakunda uriya muhungu wawe avuga ubusa bakamwishyura papa ati nubwo busa bavuga nta nubwo njye ndabwumva abartiste duhura n'ibibazo bikomeye njyewe uzi ko bari gutanga ibitekerezo mu nama y'umuryango bansimbuka mudaseka se mfata imyanzuro mukomera amashyi njyewe mfata imyanzuro baye igitekerezo nabayobye yefite wonkere yarize ariko ni umushomeri burya aba arimo aranshishikariza kwiga mwana ngo uzige ngo urabona hari icyo mbaye ngo wampaye 5 by'itike hateka mbiguha ariko ndabona nta kibaye kandi koko nta kibaye ariko muzige kwiga ni byiza ahubwo ikibazo abanyafrika twiga ibintu nyine biri na formule umuntu ajya kwiga ikintu ngo barambwe ngo kirimo amafaranga akajya kugitangamo amafaranga ngo ngiye kwiga amashanyarazi ngo barambwe amafaranga ujya kuyarangiza mu mudugudu bose barashyizemo amashanyarazi ahubwo bakajya baguhamagara Kayumba ari he uriya mutipe akora amashanyarazi ariko yanze kuva mu cyaro kubera impamvu imwe arya abatipe bo mu cyaro amafaranga umukecuru itara ryanga kwaka ryahiye Kayumba akamubwira ngo insinga zose ati ubu turagura urusinga gutya ni 3500 metero ukeneye metero 8 azizana hana katazi kubitisha ibiraka nanjye akama raporo ngo yaguze insinga
hako mwebwe ibintu byanyu biravugitse nta nubwo ari nk'abakozi bo mu rugo. Abakozi bo mu rugo ntabwo yapicinga ko yakoresheje igihumbi ntibibaho. Igitunguru n'umunyu aba mama baba babizi. Kandi buri abakire aba boss kuntu bata amafaranga n'abakozi biratandukanye. Umukozi yataye 5 bari bamutumye amafi azavuga ngo yataye amafi. Ka gaciro k'ikintu yaragiye kureba. Mu gihe umukire ahita avuga ngo uko ntaye 5000 wa aka abakozi bara mujya mubona ukuntu abakozi ukomanga kunza akakubwira ngo nta muntu uhari. Ira ni ihene. Ngo muri urugo nta muntu n'umwe uhari.